Mbese ujya utekereza uburyo itotezwa ry'Abakristo ryatumye Ubukristo bukwirakwira ku isi yose nta kubuhagarika kandi bukaba bwaragize imbaraga kugeza bugeze ku isi yose? Nubwo Abakristo batotezwaga, bakicwa, bagafungwa, abandi bagatwikwa, abandi bakagaburirwa ibisimba nk'intare, abandi bagakinirwaho umukino mu masitade atandukanye kugira ngo barebe uko ibisimba bibashwanyaguza, mu gihe gito ibintu byarahindutse. Ubukristo bushyigikirwa na bamwe mu bami, harimo umwami w'abami Constantine Mukuru. Ese ukeneye gusobanukirwa uburyo abantu bababazwaga bakagirirwa nabi mu buryo bukomeye, ariko uko abamaze kugirirwa nabi bamaze gupfa, abantu bakarushaho gukizwa ndetse bakarushaho kwizera Imana mu buryo bukomeye cyane? Hari ibintu byinshi tutari tuzi ariko tugiye kumenya. Ese wari uzi yuko nyuma ya Kristo watubambiwe hari abandi bantu bababajwe ku bw'ubutumwa bwiza bwa Kristo? Kurikira wumve amateka y'Ubukristo uko bwatangiye ndetse n'aho bugeze uyu munsi. Mwiriwe neza bakunzi bacu, nizere ko muri amahoro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwami w'abami witwa Constantine, uburyo yahinduye amateka y'Ubukristo. Ese Constantine ni muntu ki? Constantine ni umwami w'abami wavukiye mu bwami bw'Abaroma. Ise yitwaga Constantius Chlorus, nyina yitwaga Elena, azwi cyane mu Bukristo. Uyu mubyeyi Elena mama wa Constantine yakoze urugendo rwo kujya i Yerusalemu kureba amateka ya Yesu, aho yapfiriye, aho yabambwe, aho yahambwe, ndetse n'ibindi bimenyetso yafashije kubungabunga kugira ngo amateka y'Ubukristo abe akiriho n'uyu munsi. Urwo rugendo rwabaye hagati y'umwaka 326 na 328. Birumvikana yuko ari nyuma ya Yesu, kandi yaragiye kubungabunga aha hantu hose hatagatifu kugira ngo amateka adasibangana, amateka ya Kristo adasibangana. Amateka atubwira ko uyu mubyeyi yagiye gushaka umusaraba Yesu yabambweho, ari wo true cross, umusaraba nyawo Kristo yabambweho. Kuko murabizi ko habagaho imisaraba itandukanye bitewe n'abantu babambwe, ariko uwa Kristo we niwe agiye gushakisha, kandi amateka avuga ko yawubonye. Nubwo nta proof cyangwa gihamya, iyi ni inkuru ikomeye cyane muri Kiliziya. Elena kandi yafashije cyane kubaka insengero zitandukanye. Elena yatumye Yerusalemu iba ihuriro ry'iby'umwuka, naho Roma iba ihuriro y'ibya politiki, ubutegetsi bwa politiki. Bivugwa ko kandi yagize uruhare rukomeye mu gutuma Constantine amenya Imana ndetse akegera Imana, ndetse agafata n'umwanzuro ukomeye wo gushyigikira Abakristo, akabakura mu menyo y'ababicaga umunsi ku munsi. Umuhungu we Constantine yakuriye mu buzima bwa gisirikare, ntabwo yatangiye ari Umukristo. Birashoboka nk'uko tumaze kubivuga ko ari nyina wabimusunikiyemo. Icyaje guhindura amateka rero, hari iyerekwa yagize. Icyo gihe yaragiye gukora urugamba ahitwa Malvia Bridge. Amateka atubwira ko Constantine yabonye ikimenyetso mu kirere, hariho
umusaraba n'amagambo. Yavugaga ngo uzatsinda ukoresheje iki kimenyetso. Birumvikana ko ari cyo kimenyetso cy'umusaraba. Amaze kukibona, yahise ategeka ko icyo kimenyetso gishyirwa ku ngabo. Nyuma aratsinda nk'uko iyerekwa rye ryabimusobanuriye. Mu mwaka wa 313 yasinye amasezerano aha abakristo uburenganzira bwo gusenga Imana, ahagarika persecution cyangwa se ubwicanyi cyangwa itotezwa. Ubukristo buva mu bwihisho bujya ku mugaragaro. Ubwo nibwo batangiye kubaka insengero ndetse basenga ku mugaragaro nta nkomyi, nta ubabuza, nta n'ubatoteza nk'uko byari biri imbere. Yatangiye gutanga inkunga mu nsengero ndetse yubaka insengero zitandukanye, harimo na bazilika ya Mutagatifu Petero. Mu mwaka wa 325 hari amakimbirane muri kiliziya. Constante yafashije kuyakemura. Hano umuntu yakwibaza ati ese Constantine yari umukristo nyakuri? Aha umuntu yahabona ibintu bibiri. Bwa mbere na mbere twabonye ko mama we yari umukristo ukomeye wafashije gushakisha ndetse no gushyira ibimenyetso ahantu habereye ibikorwa bya Yesu Kristo, aho yabambwe, aho yahambwe ndetse n'aho yagiye akorera imirimo itandukanye. Constantine nawe yiboneye igihamya ndetse abona n'amagambo yanditse nk'uko twabibonye haruguru, kandi akurikije iyo nama y'ibyo yabonye byanditse atsinda urugamba. Ntabwo twashidikanya ko nyuma yo gutsinda urugamba yagize kwizera. Nubwo Christianisme cyangwa se ubukristo bwashoboraga guhuza ubuyobozi bwe bukagenda neza, bamwe bakaba abakristo, abandi nabo bagahamagarirwa kubugenderamo nubwo baba batari bo, byanga byakunda twabona ko uyu muntu yari afite kwizera. Abantu baracyabyibazaho niba koko yarizeraga nyakuri cyangwa se yari strategy cyangwa se uburyo bwamufashaga gutegeka neza. Gusa icyo twabasha kuvuga nuko n'ubundi kwizera k'umuntu kumenywa n'Imana yonyine. Ntabwo umuntu yavuga ngo uyu muntu arizera cyangwa ntiyizera. Imana niyo ibimenya. Iyo deba rero nubwo yaba ihari ntawabasha kubisobanura. Twe tubona ibimenyetso by'inyuma, ariko Imana niyo yonyine ireba mu mutima. Birashoboka rero ko iyo Constantine adafata ingamba zo kugira ngo afashe abakristo ndetse n'ubukristo kwiyubaka no gushinga imizi, Christianisme iba yarafashe izindi nzira wenda tutazi, ariko we yarayubatse iva mu gutotezwa, ikorera ku mugaragaro, iba religion ikomeye ku isi no mu Baroma. Kugeza na n'uyu munsi ubukristo n'utabwemera ntago abushidikanyaho. Byose babyica babizi. Hano icyo tugomba kumenya nuko ari abavuga ko ibi yakoze ari politike yo kugira ngo ategeke neza, ariko icyangombwa nuko yatumye ubukristo buhabwa intebe, bushinga imizi aho yayoboraga, kuko byari ibihugu byinshi. Byatumye rero abantu batinyuka kuba abakristo ndetse no kuvuga ubutumwa. Aricyo cyatumye bafata iya mbere bagakwira isi yose kugira ngo ubutumwa bwiza natwe uyu munsi bube bwaratugezeho. Ijambo ry'Imana ni rikuru rero. Mu gihe gikwiriye Imana yishyiriraho abarirwanirira, kandi iyo abantu bari mu mutuzo mwinshi bituma badasenga nk'uko bikwiriye. Itotezwa ryatumye abantu bakwira hirya no hino
bagenda bahunze ariko aho bahungiye hose bakavuga ubutumwa. Agira ngo nkubaze, ese kuri wowe urabona uyu mugabo Constantine ari umuntu wahamagawe n'Imana kugira ngo mu gihe gikwiriye arwanirire itorero ndetse atume rishinga imizi ku isi ndetse no mu gihugu yayoboraga cy'Abaroma, cyangwa se yari umunyapolitike wahinduye amateka? Nagira ngo mwibuke ko ubutumwa bwiza bwazanywe muri Afurika n'Abanyaburayi, kandi ni bimwe mu bihugu Constantine yayoboraga. Ese wowe wari kuguha amahirwe yo kuyobora muri kiriya gihe abakristo batotezwaga, wari gukora iki? Murakoze, tuzabonane muri video itaha. Kora subscribe, like kandi usangize abandi.